mu giseke cy'Imana harimo ingororano. Ibyo byose ndakubwira ko nyuma y'ibyo hari ubugingo, ukazaba mu bwami bwo mu ijuru. Nta kindi kiruta byose kereka kuzabona ubugingo, kandi ngo tukiri no mu isi murakoze. Turimo turava mu mwaka wa 2020 tujya muri 2021. Mbanje gushima Imana yabanye natwe, yaraturinze mu bibi twanyuzemo, mu byiza twanyuzemo, ubuntu bw'Imana bwaragaragaye. Nshuti bavandimwe bakurikira Baho TV, twahuye n'ibintu bitandukanye. Hari ubutumwa nshaka kubagezaho. Birashoboka ko hari ibibi wakoze, birashoboka ko hari n'ibyiza wakoze. Fata umwanya utekereze ku bibi kurusha gutekereza ku byiza, kuko ibyiza Imana yarabigukoresheje, ariko ibibi ni umugambi wa Satani. Fata umwanya utekereze ku bibi, ushake uburyo watera intambwe imwe. Yesu aravuze ngo tera intambwe imwe, waratera 99 gushaka. Shaka uburyo utera intambwe imwe muri 2021 ubane n'Imana. Haleluya. Birashoboka, ntago turi intungane. Pawulo yabivuze ngo nshaka gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Nawe wagambiriye ibyiza, wagambiriye gusura abarwayi, wagambiriye gufasha abakene, wagambiriye gufasha umuryango wawe, wagambiriye gufasha igihugu cyawe, wagambiriye kurwana n'umutima wawe mu ngeso mbi zikurimo, zaba iz'ubusinzi, zaba iz'ubusambanyi, zaba iz'amoko, zaba iz'amagambo, zaba iz'urwango. Ibyo byose biri kumwe nawe birwanira ku muryango wawe kugira ngo byinjire mu mutima wawe. Ariko igihe niki, mbwira mugenzi wawe ngo igihe niki. Igihe niki ukegera Imana. Haleluya. Kwegera Imana ni umumaro, kwegera Imana ni umugisha, kwegera Imana ni ubutunzi. Reka nkubwire ijambo rimwe: iyo wegereye Imana, iyo ukijijwe, iyo uteye umugongo Satani, uba urimo wegera kugira ngo ukore mu giseke cy'Imana. Haleluya. Mu giseke cy'Imana harimo ubutunzi, mu giseke cy'Imana harimo umugabo wawe, mu giseke cy'Imana harimo umugore wawe, mu giseke cy'Imana harimo inzu yawe, mu giseke cy'Imana harimo ubutunzi, mu giseke cy'Imana harimo ingororano. Ibyo byose ndakubwira ko nyuma y'ibyo hari ubugingo, ukazaba mu bwami bwo mu ijuru. Nta kindi kiruta byose kereka kuzabona ubugingo, kandi ngo tukiri no mu isi tuzagororerwa inshuro 100. Uwo ni umugisha. Kumenya Imana basore ni ikintu cyiza. Abantu benshi turi mu bihe bitandukanye. Turi mu gihe abantu bashaka kuba za slay queen, bashaka kuba abajama, bashaka kwigira abatipe. Nahoze ndeba kuri televiziyo y'u Rwanda, nibyo pe, turi mu bihe byiza, iterambere riri kuba. Abantu barajyaho bafite dread, abandi barajyaho bambaye mini, abandi barajyaho bakora ibyo bashaka biryagagura. Ibyo byose ngo bari mu murimo w'Imana. Ariko reka nkubwire, mu ijuru ntago ari ukujya mu isoko, ntago ari nko kujya mu isoko. Nta muntu ndabona ujya mu isoko ngo akomange, ngo abaze ngo ndinjirira imiryango ibihari. Ariko mu ijuru, reka mbivuge mfukamye, mu ijuru kwinjirayo ni inzira ifunganye. Haleluya. Kwinjira mu ijuru ni inzira ifunganye, igoye, iruhije, isaba kubira ibyuya, isaba kwigomwa. Ntago ari inzira ngo mbanje gukora ku ibere ngo ejo ndayijyamo, ngo mbanje ngo gusoma kugeraho nsinda ngo ntawambonye ngo ejo ndayijyamo. Hoya. Mu ijuru ntago ari ukujya kwa nyogosenge, mu ijuru si ukujya kwa anti, mu ijuru si ukujya kwa mubyara wawe. Birashoboka njyewe umwishywa wanjye akosheje namubabarira, yewe sinanumubuza ijuru. Umwana wanjye akosheje namubabarira, sinamubuza ijuru. Ariko Imana yo, ya yindi yahannye abantu Sodoma na Gomora, ya yindi yateje umwuzure, nshuti yanjye, iriya Mana yo ntacyo wayibeshya. Ikihe ni iki rero? Ngo wegere Imana, utera intambwe imwe. Kwegera Imana ni iki? Ni ukureka ibibi wakoraga. Njye ubikubwira nanjye ndacyari mu rugendo. Mfite indirimbo nshyashya ivuga ngo turi mu rugendo rujya Siyoni. Ngo niba uvuga ko we wagezeyo, ntabwo uragerayo, uracyari mu rugendo. Ariko mu rugendo harimo guca bugufi, harimo gusaba imbabazi. Nshuti bene data, none se ubu reka mbaho urugero rworoshye. Aba basore turi kugendana, aba bakobwa turi kugendana, mujye ku mastati, mujye ku bindi bitandukanye. Ntabwo watinyuka kubwira umuntu ngo wikore ibibi. Ubu kwambara mini nibyo bigezweho, ndetse utambaye mini aba yasigara. Gutendeka abakobwa batatu uri umusore nibyo bigezweho, ndetse iyo mutaryamanya ngo uri umurezi. Nshuti bene data,
emera ube umuturage niba uri umukobwa wambara uhesha Imana icyubahiro. Emera witwa umuturage kuko n'ubundi uri umuturage w'u Rwanda. Njya mbona bigira ba Slay Queen, abandi bigira ba star, ugasanga rimwe nta na pasiporo bagira, nta na rese pase, inzira ziwabo n'igi Kibungo n'igi Cyangugu na Kigali. Afata umumotari ntazi kuyigenda neza, ariko yaciye ibikuba ku ma status, yaciye ibikuba mu mafoto ari muri hoteli iteye ubwoba, kandi nta nakubu planta afiteyo. Aje kurya pizza, aje kurya capati, aje kurya umureti, kandi se ubundi gukoroga amagi ugakora umureti iwawe ntiwawukora. Haleluya! Ibyo bituma ubura ubwami bw'Imana ngo wariye umureti. Ibyo bituma ubura ubwami bw'Imana ngo bakuguriye iPhone. Ibyo byituma ubura ubwami bw'Imana. Nshuti bene data, ubwami bw'Imana ni ugukomera. Ubwami bw'Imana ni ukwihangana, ni ugusonza ukihangana, ni ukwambara nabi uri umukobwa ntibagushukisha imyenda. Ubu si iyo bagushukishije imyenda 3 bagutera inda wabahamagara ngo ngwino ngurire pampa, bakakubwira ati umve we, muri Kigali bakubwiye ko ngewe Patrick, ngewe Jackson, ngewe Peter, ngewe aka kanaka ninjye utera inda nyine mu muryango wacu, ntabwo dutera inda mu kwa 12. Umusore ahita kwihakana akavuga ati toka. Buriya niyo abamotari bagutwara, niyo bamukorana ku kazi akaguhindura zero. Ariko nshuti bene data, Imana ntago itererana. Dufite Imana ikomeye, dufite Imana yaturinze. Imana yarakurinze muri jenoside ntiwapfa. Imana ikurinda inzara yo mu 2000 ntiwapfa. Imana ikurindiye ku mamoto. Ejo bundi muri lockdown abantu bakoze amagisida, wowe irakurinda. None imigambi ufite muri 2021 ngo niyo kunezeza umubiri wawe. Nirase ninde waguhaye uwo mubiri? Si Imana. Haleluya! Ntago ari ukubatera ubwoba, si ukubakanga, ariko reka mbabwire uko abantu bavuka ni nako abandi bapfa bajya muri serikeyi. Iki ni igihe cyo kwegera Imana, ni igihe cyo guca bugufi, ni igihe cyo kwinginga. Birashoboka wajya mu ntege nke, ariko Pawulo abivuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Arongera aravuga ngo ibyarinda mu yanjye, haleluya, nabihinduye igihombo kubwo gutunga Kristo, ngo ndetse mbitekereza ko ari nk'amase. Ese ni igiki kigukangishije? Karasharamye ya telefone uza abantu bayanduriyeho sida, karasharamye ya telefone uza abantu batwaye inda, karasharamye ya telefone uza abantu birukanwe ku kazi kubera ko baguriwe amakarasharamye bakayikoresha amanyanga n'ibindi bitandukanye. Ariko nyuma haje izindi, haze za Motorola uza abantu bazihuriyeho n'ibibazo kubera Motorola gusa. Nyuma Imana nta kinanira. Imana yaturemye, Imana ifata intanga z'umugore n'iz'umugabo ikazihuza ari amazi, ikazikuramo igufa, umuntu akaza afite amagufa. Imana yakunanirwa iki? Imana inyuranya umwijima n'umucyo, bwari bwije bugahita bucya, bwari bukeye bukongera bukira. Imana ituma igicu cy'imvura cyari gikubye izuba rigahita riza. Imana ituma hari amataba haza ikibaya. Imana ituma hari inzara haza ibiryo umuntu akarya akabyibuha akamera neza. Imana ituma umushomeri imuha akazi. Ni igiki cyananirana? Iyasatuye inyanja, haleluya, ngo yasatuye inyanja irunda amazi nk'ikirundo. Abenjeneri bize ntago babishobora. Imana yasatuye inyanja. Imana niyo ikubeshejeho. Imana niyo iturinze ikatugeza ku itariki y'umunsi tugihumeka tukivuga. Erega turavuga bigakunda, tukarora bigakunda, tukumva bigakunda, tukagenda bigakunda. Ntago ariko bose bimeze. Dufite Imana rero nshuti bene data. Nafatiye umwanya nkubwira ngo usoze uyu mwaka ubwira ngo bye bye waburayabwe, bye bye wabusinziwe, bye bye wamoko we. Ubwira 2021 ngo ndaje mu bwami bw'Imana. Haleluya! Ntukangwe n'ibindi byose, ntukangwe n'ibiteye ubwoba, ntukangwe n'ibiguca intege. Birashoboka kuvuga ngo umugabo kwishyurira Eyerika ngo ubuse ngo aparitse kunyishyurira, ngo ubwo nabigenza nenyijijwe. Iyo Mana usenga niyo yaremye uwo mugabo, yaba ari umusinzi yaba ari umusambanyi. Ntago umuterankunga wawe ari uwo mugabo, umuterankunga mukuru ni Imana. Uwo yakwigirayo ikakuzana n'umuntu ugufasha. Haleluya! Rero wigira ubwoba. Abantu benshi bari kuvuga ati ubuzima mfite mbukura mu byaha, ndasambana nkabona amafaranga nimpereza mama wanjye, ndasambana nkabona amafaranga mpereza abana bo mu rugo, ndasambana nkabona amafaranga ibi n'ibi. Ti none mbiparitse, none sinupfira mu byaha bizagenda bite? Abo bantu ufasha ntago bazafashwa, ntago bazabaho. Nta muntu uriho kubera wowe, umuntu ariho kubera Imana. Nta muntu ubeshejeho, umuntu abeshejweho n'Imana. Imana yivuze ngo baho, urangije ubaho. Haleluya! Yaravuze ngo nagusanze wigaragura mu isayo, ndangije ndavuga ngo baho, ubaho. Yagukuyeho ivata, ubaho. Uriho kubera ubwami bw'Imana, uriho kugira ngo uzagororerwe. Ntago uriho uri mu bibi, ntago ubereho urwo rumogi nshuti yanjye. Urumogi, umuntu anywa urumogi, twabinyuzemo. Umuntu aranywa urumogi akarunywa, agakura umwotsi wa mbere, agakura uwa kabiri,
agakuru wa gatatu ngo Sean Paul man ngo ngumve ngo buriya ngo rereka nkubwire ngo uriya ngo LeBron James ngo buriya ba Jay-Z ngo n'abajama banje ibazo ukuru uyu mwotsi uri Nyamata ugeze Los Angeles abantu bahinduye abajama bawe undi ari Nyamirambo maze kunywa ikintu ngo man ngo Bill Gates sangwa doshiki man ngo bara bose man n'abapeti ngo kuri cash zanjye kubera ko wanywera umogi uhindutse uruse ba Bill Gates n'abandi nshuti igihe turimo nicyo kumenya Imana niba witwa kuri umutunzi ukaba udatunze ubwami bw'Imana baratubwiye mbere ngo mwivomera amazi tugira ngo n'urwenya none ubu corona wasengerahe wabona abaguhanurira se wabona uko ujya se Kanyarira wabona ujya kujya kwa Masasu wabona uko ujya Samuduha se wabona uko ujya Kizabonwa se ariko ububeshejweho n'iki n'amazi wavomye birashoboka telefone yawe gura bando yajiga 30 ukirirwa ureba ibibi ukirirwa ubeba ibibi wakurikije ijambo ry'Imana haleluya bwoko bw'Imana simbatotesha amagambo nje ngo mbabwire ngo Yesu arashoboye Yesu arakomeye umwami dukorera n'umunyembaraga nta kimunanira we ijambo rye ryarambwiye ngo ashwaza ibirimi by'umuriro reba umuriro Kristo yabirebye arabishwaza nta kintu kimutera ubwoba ahamagara inyenyeri mu mazina yayo niba hari inyenyeri yitwa Janete hakaba hari inyenyeri yitwa Patrick hakaba hari inyenyeri yitwa Samsoni hakaba hari inyenyeri yitwa irindi zina ntazi arayihamagara ati ngwino wanyenyeri we ikaza bakadiringa bakavugana kongera kayibwira ngo genda Imana irashoboye nta kinanira iyasatuye inyanja n'iki cyayinanira ibibazo ufite nibi ni kanseri ni sida nasima ni sinezite ni igifu ibyo arabishoboye Yobo 42:2 nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe ngwino ku Mana irashoboye nta kinanira Imana ni inyembaraga nshuti ntago ari igipindi abantu bajya batera ibipindi bakakwesikoroka bakagira icyo bagukuraho iyi Mana nayibonye iyi Mana ndayikorera iyi Mana ndayubaha nta kinanira ni inyembaraga irakomeye irashoboye habwa icyubahiro rero mwami mwiza habwa icyubahiro nta kikunanira uyu ni umwaka mwiza ni umwaka w'umugisha wigira ubwoba wigira ikigutera ubwoba dufite Imana ikomeye mbasabiye umugisha senge abarwayi Mana hari abarwayi barwaye indwara zikomeye n'izoroheje wowe ku Mana nta kikunanira tubasengeye tubasabira umugisha tubasengeye tubasabira gukira tubasengeye tubasabira gukomera wewe waguye ongera ubyuke wicika intege ni iki gituma ucika intege ni igiki tekereza urebe iby'Imana yagukore subiza ubwenge inyuma wibuke za ntambara zose wanyuzemo wibuke ukuntu wasabye Imana ngo nkorera iki ikagikora nkorera na kirira gikora nshingira iragushingira none ugeze mu bisubizo nibwo utangiye kubona ko umugabo wawe cyangwa umugore ntacyo amaze nibwo utangiye kubona ko baguteje imbere ntacyo bamaze egera Imana nshuti bene data uyu ni umwaka w'ibisubizo tugiye kujyamo kuko ibintu byose Imana irabiyobora nta kinanira ka covid na gahinja ni gatoya ku Mana byose tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen.